ni ibyishimo nk'umuyobozi wakira abana. aho ubona ko muzima mwana ako ni emosiyo. Yego. uri umwana ruta ishuri nta kintu yavuga ko ngenda mwishimiriye byishimire kujya n'indi bifite ntacyo. Nibyo twaje tuganira nawe byamurenze. niko bwana we umuyobozi aravuga ati ari kukureba akabona musiyo wazihagazeho bimeze bite, wowe wakiriye gute uyu munezero akarere ka Gisagara kagukoreye ubuvugizi ku muryango Isoko yo Kurama? Isoko yo Kurama igatera uruhare rwo kugira ngo usubire ku ishuri mu gihe byagaragara ko amahirwe amaze kuyatakaza. Urumva umeze gute mu mutima? Uratangira wibwira abagukurikiye. Izina ni Twishimwe Josiane, ngeze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye muri kino kigo cya DPSTSS. Kuri njyewe ndumva nishimye cyane nuko bitagaragara ariko muri njye ndishimye. Turabashimiye cyane mwebwe mudukurikiranye ku Isoko TV. Nk'uko musanzwe mutumenyereye, turi umufatanyabikorwa n'Isoko yo Kurama, umuryango udaharanira inyungu ariko uharanira inyungu z'abaturage. Nk'uko mubibona hano twagiye ku kigo cy'amashuri GTC mu Ruhango, turi kumwe n'umuyobozi n'umwana uharererwa. Twahazanye kuri uyu munsi waje gutangira ishuri mu mwaka wa gatandatu. Mwiriwe muyobozi. Turabashimiye cyane, mwatubwira amazina yanyu? Kabizimana Julien. Yego. Bamwe mu bakozi b'ikigo. Yego. Kwakira abana no kubashishikariza ababyeyi kwishyura abana. Murakoze cyane. Isoko yo Kurama izanye umunyeshuri ngaze yige. Ni umwana uvuka mu miryango itishoboye, wagaragaje ko afite umurava wo kwiga kandi adashaka gucikiza amashuri. Musanzwe mukorana n'imishinga yigenga? hariyo navuga. Yego, nta kibazo. hariyo New Life, hari Compassion, hari n'uturere. Yego. rero ariko n'umushinga mwiza cyane kubera yuko umushinga ufatira abana, ubundi akenshi abandi bakunda gufata abana bageze mu mwaka wa 4, uyu mwana ni mwaka wa 3 urangiza. Kumva ko yari agiye kubura amahirwe, byari byarangiye. Ikimenyimenyi urabona ko yaje abandi baratangiye. Turabishimiye rero umushinga mwiza turawunezerewe. Ni ibyishimo nk'umuyobozi wakira abana. aho ubona ko muzima mwana ako ni emosiyo. Yego. uri umwana ruta ishuri nta kintu yavuga ko ngenda mwishimiriye byishimire kujya n'indi bifite ntacyo. Nibyo twaje tuganira nawe byamurenze. niko bwana we murakoze cyane muyobozi. Katuganire n'umunyeshuri. Umuyobozi aravuga ati ari kukureba akabona musiyo wazihagazeho bimeze bite, wowe wakiriye gute uyu munezero akarere ka Gisagara kagukoreye ubuvugizi ku muryango Isoko yo Kurama? Isoko yo Kurama igatera uruhare rwo kugira ngo usubire ku ishuri mu gihe byagaragara ko amahirwe amaze kuyatakaza. Urumva umeze gute mu mutima? Uratangira wibwira abagukurikiye. Izina ni Twishimwe Josiane, ngeze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye muri kino kigo cya DPSTSS. Kuri njyewe ndumva nishimye cyane nuko bitagaragara ariko muri njye ndishimye kandi ndashimira Isoko yo Kurama. Ukurikije ibyo umunyeshuri asabwa, umuyobozi wabonye abyujuje? harabyujuje ko n'ibyaburaga Isoko yo Kurama yahise ibyuzuza. Yego. turayishimira. hari ibyari bituje kwenda kubera amakuru make bari bafite bahise babikemura. nta kibazo. ni n'umuhanga. Uyu mwana ni umuhanga kandi aniga n'ibintu byiza. ibintu bimusaba guhura n'abantu n'amahoteli. amafaranga cye agiye muri
nyine biri gukura ariho bigana ntabwo azagura cyane. Niki ishimwe niki wakizeza isoko yo kurama mu bigendanye n'imyigire n'amanota? Icyo nabizeza ni uko ku manota nari mfite ngomba kuyongera kandi nkagaragaza disipurine. Umuhigo wawe? Umuhigo wanjye ni ukugira amanota hejuru ya 80. Hejuru ya 80. Ibiye tukwifurije ishya n'ihirwe mu gutangira amasomo yawe. Courage.